Mbaye ikaze mwese nshuti bavandimwe urubyiruko ababyeyi abato abakuru mwese mudahwema kudukurikira kuri Urgent Update News ni amakuru agezweho tukugezaho gatanu kuri gatanu. Nshimira mwese mwakoze subscribe ndetse niba nawe utarakora subscribe uyu mwanya wakora subscribe maze amakuru yacu akajya kwiciro gatanu kuri gatanu. Njye uva kuri mikoro ni Jean Marie bari kumwe rero kuri mikoro za Urgent Update News. Tugera ku ijambo rikomeye cyane ryavuzwe n'umunyamabanga mukuru w'umuryango wa FPR Inkotanyi ku munsi rero ni mu masaha make atambutse ubwo ari mu gikorwa cyo gusezera bwa nyuma Dr. Kirabo Kakira witabye Imana tariki ya 12 z'ukwezi kwa 8 2025. Yagize ati rero Dr. Kirabo Kakira ni retired Dr. Kirabo Kakira yaranzwe n'ukuri, yaranzwe n'urukundo, yaranzwe no ku munyarwandakazi, yaranzwe no kuvugira abakene mu nama zose rero twabaga turimo gukora, yaranzwe no kuvugira rubanda rworoheje, yagize urukundo rukomeye cyane kandi yaranzwe no kugira inama abandi, dore ko ngo byari impano yo kugira inama abayobozi bose bamusangaga aho yabonaga rwose bikeneye cyane mubo bari kumwe, yaranzwe no kubagira inama no ku ikintu cyose kiri ukuri. Ni urugamba rukomeye cyane yaje kuba arwana ubwo bari bagiye hanze bajyanye ubutumwa. Ni mu gihe u Rwanda isura yarwo yari imeze nabi, isura y'u Rwanda yari yarangiritse, abanyarwanda babanga bafata nabi maze bageze bakubazero babareba nabi. Aragira ati rero bavandimwe inshuti zanjye twazanye hano icyo abantu bashaka no kuba tubona turakaye, none rero mureke tubereke ko tutarakaye, tuvuge neza twitonze kandi twishime duseka tumeze neza. Byaje kurangira n'ubundi bumvise igitekerezo cye abavuga bishimye nta kurakara nta mujinya nta kibazo bafite rwose, amaze message barayitambutsa. Babantu bose barwanyaga u Rwanda baruvuga nabi batungurwa rwose n'uburyo abanyarwanda bitwaye n'uburyo batanze ubutumwa neza. Amazi isura mbi bafataga ku Rwanda cyangwa se bafite ku Rwanda iragenda. Amazi isura mbi rero u Rwanda rwari rufite mu mahanga iragabanyuka. Isura mbi u Rwanda rwari rufite mu mahanga rero ni mu nguko yaje kugenda ikendera buhoro buhoro, bigizwemo uruhare n'uyu Dr. Kirabo Kakira wagize inama nziza kuri bagenzi be yo kuvuga rwose bameze neza nta kibazo bafite baseka bishimye. N'isomo rikomeye cyane twamwigiraho, dore ko buryo abantu banze kuguhereza umwanya abashaka ko urakara wenda kurakara bukababwira ni neza useka kandi wishimye. Ngiye kugaruka kandi ku butumwa bwiza cyane bwagenwe n'umuryango wa nyakubahwa Perezida Paul Kagame, Perezida w'u Rwanda yageneye umuryango wa Dr. Kirabo Kakira. Kuri subscribe kugira ngo mukanya tuze kubana mu ijambo rikomeye cyane umuryango wa His Excellency Paul Kagame, nyakubahwa Perezida w'u Rwanda yageneye umuryango wa Dr. Kirabo Kakira n'Abanyarwanda muri rusange. Dr. Kirabo Kakira tukwifuje kugira urukundo ridashira, Imana kwakire mu bayo tuzongere kubana mu bundi buzima. Umuryango wawe kandi tuwusabye gukomera muri iyi minsi ndetse tunawusengera kugira ngo Imana ikomeze gukomeza mu bihe bitoroshye. Mu kanya turaza kubana mu kiganiro gikomeye cyane, turaza kubana mu ijambo umukuru w'igihugu yageneye umuryango Dr. Kirabo Kakira. Mugire ibihe byiza, turakunda cyane, mukore subscribe mujye mubana natwe gatanu kuri gatanu. Mugire ibihe byiza, turakunda cyane mudukurikire muri benshi, tubagezaho inkuru nziza, amakuru meza agezweho kandi amakuru yubaka. Dr. Kirabo Kakira tuzahora tukwibuka mu banyarwanda, tuzatwibuka ibikorwa byiza bakoze, Imana kwakira mu bayo aho gira iruhuko ridashira. Mwari kumwe nanjye Jean Marie kuri mikoro za Urgent Updated News, turi kumwe mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda cyane.